wa muyobozi aratashye wa muyobozi aratashye noneho ngiye muri karitsiye baranzwiho ko ndi umukristo pe bari abayobozi bararya muri covid barazi ko inzara zatwishe hirya no hino ariko buriya umugore we yamuteguriye icyakura sasa kiriya cyakura nawe ntabwo ari bukirya bamaje guhaga byeri mu kabari ubundi yarangiza akagenda agiye no kurya ibiryo wapi biriya nanjye n'ibyanjye bantu ndabona iki gikira kimeze neza kabisa umumere ewana ndabona iki gikira kimeze neza kabisa ubona umugore noneho ewana yega isose gwe babaro narababwiye noneho Fabian ibi byo sinamu hano yagira ute niyo yaza dore ko muri covid yazaga nkajya muheza mutunga muremera ubu noneho ubu nta kintu namumarira rwose yewe noneho Fabian ripa nkubwire isosi abanza ni igipfunsi cyabanza kikaba atari igipfunsi bwo ngubwo nyine simbizi ni igipfunsi kabisa yewe Fabian ubu wajya kubona ukabona araje kandi ibyo nababwiraga ubu si kubwo mu izina rya Yesu nguyu umva reka nkubwire hariya hepfo hari abantu bari gupfa barashonje bameze nabi rwose kandi urabizi yuko uzatuma agira uturaso ku mubiri kandi urabizi yuko iyo umuntu ariye ibiryo agahaga cyane aba yishe abantu benshi kandi ibyo biri kuri tubisangiye turi abantu benshi bari hariya kandi benshi bababaye basi kandi njyaka ngaka mbiguha bijyana umva gira vuba vuba kuko abantu barapfuye mu covid nawe urabizi kuko nawe muyo ntuzagaruke kandi urabizi ndi umunyamasengesho rwose ntuzagaruke amashyira ubusa hangaha niho wari ubizaniye abaturage ariko mwabaye gute ndazanye mwabaye gute nanjye rwose nzarayigushe se yuza tukabisangira sa ubu ngiye sinabyigomye haguruka pompage vuba vuba ani sorry wari ubizaniye abaturage hakinde zanyu muri covid mwakagombye kuba muri gusaranganya ibintu byose no gusaranganya zamura akaboko kamwe ujye ukoramo urye wambabare past haguruka funa umuheto bifungurora